ye hano tugiye kumva ibijyanye n'ubuzima n'imibereho yo muri Israel ku mujyanye n'umurwa mukuru wa kera bitabaho Misiri bigezwaho umuvugabutumwa Mbere atazira kuru. Hano tugiye kubona uyu niyo mize cyangwa aharanga ibyahise aha hantu muri kino gihe hubatswe igihe cy'abaromani. Umwami Herode aha naho yageze aha ahagira icyicaro muri urwo ruhande rwa hano hino nguni. Noneho tuvana ku munara wa Dawidi hasigaye ari urwibutso ari rwo rwonyine ruri muri Yerusalemu. Urundi rwibutso ruri aho bita Masada hagati mu butayu, urundi ruri Logiyoni. Ubwinjiro bwa hano ubu buri hano hantu hubatswe na Otomani. Otomani kandi ni nawe yubatse umunara wa kabiri. Umunara wa kabiri hano ni Otomani yawubatse. Otomani kandi yakomeje ahakora imirimo ikomeye kugira ngo urwibutso cyangwa se n'umunara wa Dawidi ntugire ikibazo, abona ibintu by'umweru. Ni Otomani yabikoreze kugira ngo arinde izi nkuta zigira ikibazo mu gihe cy'imyaka imbere yaho imyaka 700. Twarakomeje tumaze kubona bwa bwinjiro Otomani yubatse, aho tumaze kugiramo indani. Ikintu cyahise kiba nuko aho no kureba ko indani hatangiye kumera, tukazenguruka hanze turareba aha mubona aha tugeze nibwo bwinjiro ahantu Herode yari afite office. Hariya hirya harenzaho gato aha ngaha tugarutse kuri icyo cyapa Herode yari afite ubwinjiro hariya, ariko ntabwo bishoboka, ntabwo twabashije kuba twakwinjiramo kuko n'ahantu hari mu mabanga. Ariko reba hano hanze hameze ahantu bateguye, ariko tuzi duhari n'utwo bashyizeho, ntabwo ari kuvuga ngo nayari ahari icyo gihe, n'utwo gupendeza gusa kugira ngo hamere neza, abantu bagume baryoherwa, ibintu biguma bimera neza. Nuko turakomeza, murabona kuza gutaha rero twatugerezemo nari ngezemo indani, ariko ndi mu ruhande rwo hejuru kugira ngo turebe murano kubyabwade ibyo byuma murimo mureba hariya hejuru abeze nk'amagrillage. Ntabwo bava ngo byari bihari icyo gihe, cyangwa zina esikariye zimeze nk'uko z'ubwoko, izo ni iz'ibyuma, nizo bashizeho mukuru ubu ngubu kugira byorohera abantu kuzamuka hariya hejuru, kuko esikariye bari bakoje original n'amabuye yabo zarashaje. Esikariye zarashaje, zarahanutse. Ubwo leta igihugu cya Israel ikora iki? Bahise bubaka abashinzwe ibyamize, babushyiraho ibyuma ibyuma kugira bijye bifasha abantu kugira bazamuke hariya hejuru barebe nibwo twakoresheje. Murabona hano aho ibintu rwose bigeze, twatazegwamo indani, harimo ututi rwose twapendeje na tiro. Aha narimo hejuru, harimo mufotora hasi, tugeze hasi rwose nabyo murabibona, abana abantu bamuhazenguruka n'ahantu hameze neza. Aho hasi mubona hari abonye intebe, hari intebe abantu bateramira kera bari mu biganiro cyangwa se twatira nk'uduteatre, bazikabaka nabo bararyoherwa, ni hari abakoreshaga bakicara. Ariko cya dutebe urabona ko ari utwuvuba twa kisasi two bashizeho kugira borohereza abantu bajye kwicara. Hano bajya bakoramo n'ubukubakana, hari n'abantu basengera ngaha, bakahasengera rwose. Hasi ukuntu hari hameze n'ahantu sinzi ko nayivuga ko ntari hateye. Iyo hageze rwose ukabirebesha amaso usanga ari gusiza ubwenge. No kuvuga muri rusange hagati no hameze, nagumye nzengurukamo byadufasha umwanya munini, byadufasha amaso agiye tuharangize, ko buri muntu yari afite amatsiko. Rwose nari ntangiye kugenda ntemberamo kugira ngo ku ruhande ku rundi hagere ntarimo nzuminga ngo mbikure ndikure mbyegere. Nari ntangiye kugendamo hagati kugira ngo ibintu bibashe kuboneka neza. Amen.
aha n'ubutwari bw'Imana. Urabona ko hari n'amatara ubu ngubu, hareze mbona ni speaker abantu bakoresha kwakorera ibintu, baracomeka speaker bakavuga ibintu bikaba neza rwose, biraryosha. Nako na natire, ariko natire no kuva kera natire zari zihari, nuko hano bagiye bongeramo gusa kwa kino gihe, ariko ngo n'ahantu hari natire kuva kera bakiyubaka habamo natire hagati twatsi turyohesha ahantu, no kuvuga ntabwo ari iby'ubu rero, nuko bagiye babongeramo bakagira neza hakaryoha. Hano twari tugeze hasi, ngeze mo hasi ngenda muri kirinzira ziko bagiye babyubaka. Urabona nkanga tugiye kugera na kano kantu kuno bakubatse, akantu kakubatse ku buhanga bukomeye. Anako aha nari maze kuhagera hose bimeze neza ya rwose. Imana ni nkuru irafasha umuntu. Nari maze kuhagera ndimo nyirayo ndakomeza, tugeze aho hantu aka kantu ndimo mbereka. Urabona ko kubera imyaka myinshi hano mureba, iyo ni sima bongeyeho ikomeye, apana sima ikomeye kabisa. Mwumve ko ikomeye kugira ngo ikabe kahirima kagume gahagaze. Ubwo niko kantu bongeyeho. Dukomeje aho imbere turagenda, aha hantu naho n'ahantu niho ahantu bakoraho igiteramo, hari akantu bateramiramo baganira. Urabona ko n'ahantu hari hatrashije nuko n'umunara wa Dawidi, ahantu hari haryoshye cyane. Hano n'ahantu bateramira rwose hameze neza. Noneho wamanuka ko ahantu hari n'agapisine ahangaha, agapisine ngo umwami yaryoheramo, uvuga ko umwami n'umwami nyine. Hano arifashe ngiye kuzamuka hejuru. Noneho nzamutse hejuru, murabona izo esikariye rwose ni za kisasa, ntabwo ari za kera n'ibi byuma kuko nabibabwiye kuva mbere. Bino byo bahizongera batangira abantu ntibabe bahirima bavuye hejuru, kuko hariho abantu benshi usanga baje bafite n'abana babashakira umutekano. Murabona aho ngaho turi ahantu iyo myenge, n'ahandi abasirikare bacunga umutekano bareba ko hari abantu batewe ibintu nk'ibyo rwose. Ahantu ukuntu hamaze gusaza, na bya bishushanyo bya kera ukuntu imitako ukuntu babikoraga no biracyahari. Ibi byo ni original rwose, ibi ni bya kera. Kubara ndeba urundi ruhande ndimo mpindukiza ndeba ngari ahijya ukuntu hari hameze. Namwe murimo muhabona ko rwose hari ahantu hashimishije, n'ubu harashimishije hageze rwose. Ubona ari amateka, ni amateka akomeye. Niyo mpamvu bahise bavuga ni mize y'umunara wa Dawidi. Dore rero umunara wa Dawidi ni uwo nguwo bakubwira. Dore ukuntu wari wubatse bagenzi, dore ukuntu wari wubatse ni uwo nguwo. Murabona neza rwose umunara wari umeze neza cyane rwose, ku buryo utashobora no kubyumva. Murabona iyo uva hariya hejuru, nari nagerageje kuvuta ndawukura rwose kugira ngo urebe neza, ndawuzuminga neza, ndawuzana. Urabona ukuntu umeze, manuka. Umva simbizi ko nababwira inshuti, nameze neza cyane. Nta hantu ushobora kuvuga ngo harapasutse ngo haba hagiye gucika, na tuntu duke rwose nakuba hari imanuka hano. Gusa ntabwo twinjiyemo ngo hano niho ushaka kwinjira ukawuzamukamo, harafunze. Byakoze ko twahagera, ariko byose ibyo umuntu yifuzaga yarayibonye. Nta n'impamvu yo kwinjiramo rwose ngo urimo ushaka ibindi. Hano ino pula rero, aha hantu n'ukuntu Yerusalemu ya kera, tuvuga umujyi wa kera, nuko yari itrashije, nuko yari ipanze, muri video azakurikira tuzabiyagire bukurikire. Gusa tuyireba ukuntu ibintu byari byubatse hano ni mo hagati muri Yerusalemu ya kera. Izo nkike rwose zose, izo nkuta zose zirahari ubu ngubu. Ko murabona n'ahantu hari rwa rusengero rwo Imana yabwiye Dawidi kubaka. Urabona hano hari ikibanza rwose, hari hubatse urusengero rw'Imana rumwe Salomo yagerageza kubaka, ariko bageza ko intambara zayo barahatsemba. Muragenda mubibona mu mavideo bazakurikira ko
uko bikurikirana. Hano hakurya ni ukuvuga ko n'ahantu hari imisozi, hino muzayibona mu bikurikira hirya. Aha rero n'ukuntu kwa kundi batubwiye byatuma aha n'ukuntu umujyi wagiye iyi ngoro cyangwa se uno munara wa Dawidi ukuntu wubatswe. Bagenda bubaka umunara umwe, undi akubaka undi munara, undi akubaka undi munara, paka harangiye, kuko hari iminara igera kuri ingahe. Iminara irahari.